igihugu cyacu cyagize gihangana n'ibibazo bitagiturutseho. Igihugu cyitirirwa ibibazo bikomoka ahandi by'ahandi. Ibibazo isi irazi bidushyira ku mugongo, turabyikorera, turabiheka. Uko guheka ibyo bibazo twarabihekeshejwe kubera ko byari biremereye, ubundi abakwiye kuba babikemura ba nyirabyo cyangwa se abitwa ko bafasha ba nyirabyo kugira ngo bikemure. Iyi ni video igaragaza ubuhanga ntagereranywa nyakubahwa Perezida wa Repubulika akoresha mu kudusobanurira no kutubwira uko twagagombye kwitwara kugira ngo tugire uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Ese birakwiye yuko igihugu cyacu gikomeza gutega amaboko gitegereje inkunga z'ibindi bihugu? Urabyumva gute? Twandikire muri komenti uko ubyumva. Akomeza anatwibutsa yuko twebwe nk'Abanyarwanda tugomba gukora, tugakorera hamwe, tugatanga umusanzu mu kubaka igihugu cyacu. Ntabwo rero tugomba gukomeza duteze amaboko ibindi bihugu kugira ngo biduhe imfashanyo. Tugomba gukora bwacu tukishakamo ibisubizo n'izo mfashanyo zabo ahora badutwingingira cyangwa se badutegeyeho. Tukishakamo ibisubizo tukagerana ku rwego bwacu tugomba kwihaza muri serivisi za rezo zose. Kora like, wandikeho komenti ndi umunyarwanda cyangwa se ushyireho hashtag turi kumwe, ukore subscribe kugira ngo iyi channel yacu tugere ku bihumbi 100. Murakoze. Kububa ubuzima bwacu ni ubwacu. Icyo nshaka kuvuga ni iki: buri muntu wese aho ava akagera ku isi afite ubuzima bwe. Ntabwo wabaho ubuzima bwawe ngo nurangiza uvuge ngo ndabaho n'ubwundi. Imyaka yawe niba ari 60 cyangwa 70 ngo uvuge ngo ndongeraho 70 y'undi nyimubereho. Ubwo bishoboka. Icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo ntabwo wabaho uko ubayeho ngo nurangiza uzu ntegeke uko ngomba kubaho. Icyo ntabwo ari ikibazo cy'u Rwanda gusa, ni ikibazo dusangiye n'abandi Banyafurika. Ariko kubera twebwe u Rwanda ibibazo tunyuze mu by'amateka yacu, twize isomo ritubwira ngo buri muntu wese akwiriye kubaho ubuzima bwe. Buri muntu wese akwiriye kwigira, akigenera. Ibyo ntabwo tubisangiye n'Abanyafurika bandi nk'ikibazo, dukwiriye no kubisangira n'Abanyafurika bandi nk'igisubizo. Politike y'igihugu iyo ibaye ko abanyagihugu bazicara bagategereza leta cyangwa ndetse bagategereza Imana kuzabaho ibyo bifuje, biragorana. Cyangwa bagategereza kwa gusabiriza tumenyereye. Reka mbabwire ukuri muzi. Ku isi nta gihugu, nta bantu bafite icyo babagomba.
ntaba afite icyo babagomba. Bintera ubwoba, birankanga kenshi iyo twishyizemo erega ibibazo biba byinshi, natwe twageraho ukabura uko ugira ibi navugaga by'umwaka ushize bahagaritse imfashanyo ku Rwanda. Erega wabona natwe abanyarwanda, natwe twese na perezida ndetse birimo turaho tuvuga ngo baduhagarikiye imfashanyo, ngo twarakaye ngo bahagaritse imfashanyo. Ariko ubundi iyo neza bagerayo kuyiduha iturukahe? Iva kuki? Ibihugu bizajya bihora bivana imisoro mu baturage babyo, bakagomba kuvanaho umugabane bagomba guha u Rwanda n'abandi banyafurika, ndetse byaba bitabonetse tukarakara tugatongana ngo imfashanyo kuki itaje? Wayikoreye iki se? Wakoze iki? Kuki umuturage w'ikindi gihugu agomba gutunga abanyarwanda ariko? Ni ukubera iki? Iyo uhinduye imyumvire ukakivanamo icyo gitekerezo mu mutwe, ukumva ko ntawe ugufitiye umwenda wo kugutunga, icyo gihe ibyo bitekerezo bigomba kugukoresha ibishoboka byose kugira ngo wibesheho. Kandi kwibeshaho ntabwo ari icyaha, ahubwo ubwo navuze ibintangaza bitureba. Reka mvuge ibintangaza bireba abo ngabo bandi. Ku bandi bamfashaga, iyo mbabwira ngo nimumfashe kuri ubu buryo, bimfashe kugera aho nshobora kwifasha, bakavuga ngo uyu nguyu aravuga ibiki ariko? Ubwo bo baba bahisha iki rero? Umuntu arakubwira ati rwose warakoze, narakuvunnye cyane, ariko ndashaka gukora ku buryo nakugabanyiriza guhora umpetse ku mugongo nkubereye umuzigo. Akavuga ngo komeza wicare ku mugongo ntacyo. Komeza umbere umuzigo. Komeza umbere umuzigo irimo iki, ihishemo iki? Umuntu udashaka ni nk'abantu uko babaho, hari ibyo bita gucuka. Ubyara umwana, umubyeyi abyara umwana, akamwonsa, akamuheka, ariko bigeraho umwana akura akamucutsa. Umubyeyi wahora ashaka guheka umwana niyo yakuze agahora ashaka kumwonsa, hari ikibazo. Agomba kuba hari ikibazo ku mpande zombi. Hari ikibazo ku ruhande rw'umubyeyi wumva ko n'umwana iyo yakuze ahora amuhetse agahora amwonsa, ariko habaye n'ikindi kibazo cy'uwari umwana ukura akarinda aba umugabo ategereje guhekwa no konka. Ntabwo abantu babaho batyo. Ntabwo u Rwanda rwabaho rutyo, ntabwo abanyarwanda babaho batyo, ntabwo abanyafurika twabaho dutyo. Kandi abanyafurika dufite ubwenge nk'abandi bantu,
dufite amaboko nk'abandi bantu ariko noneho turusha abantu bose umutungo. Ariko kubera ko hari icyo tubuze, bya bindi navugaga by'imitekerereze bya politike mbi, uwo mutungo wacu ukiza abandi bantu bakongera bakagaruka bakadutunga ndetse bakagukubitira kugutunga. Cyangwa se the other way around, bakagutungira kugukubita. Rwose ngira ngo muzi ibintu bya anger management. Hari abantu bashyiriraho nka punching bag, aho kugira ngo igihe wumva umeze neza jya ujya hariyo. Rero ubu natwe twabaye punching bag, warayatonganye n'undi warakajwe n'ibindi tutanazi, araza ariko si abanyafurika kuko twaherera he? Banyarwanda muri hano twaherera he? Ahantu twahoze mu gitondo nahoze Oxford University, nari nagiye kuvugayo. Ngiye kujyayo nsanga abanyafurika bari aho. First of all, there is a problem. Those fellows urabareba, first of all, bamwe ikibabesheje hano n'icyatumye bajya hariya ku muhanda ngo kwigaragambya. Muzi byo kwigaragambya? Ngo barigaragambya kuri jyewe cyangwa ku Rwanda. Icya mbere bari aho bafite amagi baterana ariko barayakeneye, bakwiye kuba you know, those fellows are starving. If you were to ask them, umuntu ajya kubabaza uti mwaje hano muti, cyangwa uti ukora he, biragoye kugira ngo bagusobanurire. Icya kabiri, barambaza ibibazo bya Kongo. Reka nkubwire, niyo nza kuba mbizi nabisubiza. Barazira iki kubimbariza hano babimbarije muri Kongo? Those fellows should be going to resolve their problems in their countries. They don't resolve their problems by throwing around eggs they need to eat. But that shows a whole chain of ideological bankruptcy. From them up to some other place.
But Africa will never resolve their problems by this kind of behavior and mentality. They can never solve the problem. Ariko, some people told them a lie, that that way of behavior is democracy, is freedom, is freedom of being nothing. Freedom of ideological bankruptcy, emptiness. Those who tell you those lies, that behaving like that is a good way of life, they live a better life than that one. So, fellow Rwandans and friends of Rwanda, we Rwandans, if I may speak for many of them, we are determined. We know our problems. We want to own up to those problems. Even through hardships, we will resolve them. We will try and keep trying and work hard. For not doing so, the alternative is many times worse for you and for the kind of life we want to live. So, Banyarwanda rero, ngira ngo n'umugani w'ikinyarwanda murawuzi ngo akimuhana kaza imvura ihise. Reka rero two gutegereza akimuhana. Mwese ndabashimira ibimaze kugerwaho, uko tumaze kugenda twubaka aho dushaka kugera haracyari kure, ariko naho tuvuye naho biragaragaza ko hari imbaraga zimaze gushyirwamo zizatugeza n'ahandi twifuza kugera. Igitumye ndaha rero usibye ko kubashimira ni ukubakangurira ngo dukomeze umuvuduko tugenderaho mu majyambere yacu, tubane n'inshuti, tubane hagati yacu, dukore cyane ibishoboka byose, twihe agaciro, tugere kuri byinshi nk'ibyo abandi bamaze kugeraho. Abandi bamaze kugera kure, nta mpamvu dukwiye gusigara inyuma. Nta mpamvu twakomeza guhora tuziritswe n'ibintu byatangiye imyaka 50, 60 ishize. Ubu isi irihuta muri tekinoloji, mu bikorwa bya kijyambere, mu innovation, creativity. The rest, finance and other means, they can always be found. They will always be available if there is the correct attitude, if there is the correct ideology, if there is hard work and discipline, if there is understanding and owning up to the problem.
there is no way we can fail. Well, but some people choose to fail. I just want to say Rwandans should not choose to fail. So ndangize ubu turaza komeza kuganira mu bibazo muri bubaze cyangwa ibitekerezo muri butange, ariko nagira ngo nanone nshimire cyane inshuti z'u Rwanda ziri hano, nshimire n'ibihugu bigenda bifatanya n'u Rwanda, nshimire ariko mbere na mbere mwebwe abanyarwanda mwatumye ibi byose bishoboka. Ni byashatse kubacamo ibice ngo byongere bihungabanye igihugu, mukabyanga mugafatana urunana. Nabwiraga abantu ko abantu baba mu bice bibamo, ngira ngo mwabyumviye rero impanuro nk'izi, ubutumwa nk'ubu, ijambo nk'iri rikomeye cyane, ni ubutumwa bwinshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika agerageza kutugezaho, biduhwitura bikatwibutsa yuko twebwe nk'abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko, amaboko yacu akenewe kugira ngo dushyire hamwe, dufatanye, twubake igihugu cyacu, tutarinze gutega ibihugu by'amahanga, tutarinze gutega yuko hari abantu bazaza bakatwubakira ibikorwa remezo, bakatwubakira amavuriro, bakatwubakira imihanda, bakatwubakira amashuri, inganda n'ibindi bikorwa bikenerwa cyangwa se bituma igihugu cyacu kigera ku iterambere rirambye. Ni byinshi byakozwe, ni na byinshi bigikorwa, ni na byinshi tubonesha amaso yacu, ariko ibi byose byabaye kubera abanyarwanda bashyize hamwe bagashyiraho imbaraga zikomeye kugira ngo twubake igihugu cyacu. Rubyiruko, bantu, ni twebwe musingi w'iterambere ry'igihugu cyacu cy'ejo hazaza. Nubwo ibi bihugu biba byahagurukiye hamwe bifatira u Rwanda cyangwa se bivuga ko bigiye gushyira mu bikorwa guhagarika inkunga byagera mu Rwanda, ntabwo tugomba kubaho kumva ko dufite igihugu kidufitiye umwenda cyangwa se ngo tujye ku murongo nk'ibindi bihugu biteze inkunga cyangwa se impano ku bindi bihugu. Tugomba kwigira, tugakorera hamwe, tukarinda ibyagezweho, tugaharanira ko igihugu cyacu gihora ku isonga mu iterambere. Ibyo byose bizava mu mahitamo yacu, gukorera hamwe no kurinda ibyagezweho. Ndagushimiye, kora subscribe, ukomeze ugendere natwe. Murakoze.